Jye navutse iwacu ndi umwana umwe. Ababyeyi banjye rero bansigiye imitungo yose. So rero sinibaze ngewe buri gihe ivunemo ikihe kibazo kuba narakwishyuriye. Ngaho bihuriye nta hantu na hamwe bihuriye. Ngiye nuko nagukunze gusa. Naragukunze kandi ubyumva. Ntago so nawe ushobora gutekereza ukavuga ati nagukunze se mundi nyine naba ndi kwegutakaza kujya ngo bigende bite. Ikindi kandi urabona mfite umwanya wo kujya kwirukanka inyuma y'abantu tunganya amafaranga. Abafite amafaranga nabo nyine nta mwanya bambonera. Baba bari bize mu ma business yayo n'ama company yabo. Ntago rero mfite uwo mwanya wo kujya gutegereza urugo rukundo. Nanjye nshaka utayafite nkaremana nawe ubuzima. Njyewe nta kindi kihisha inyuma y'ibintu byose kuva twamenyana nuko nagukunze. Kuza hano kwanjye kukwishyura ayo madeni, kuguhamagara nta kindi bigamije uretse urukundo. Niba rero wumva utabyizeye ntago nzagaruka mu buzima bwawe, nta nubwo nzagaruka. Urabeho. Umva nkubwire. Umbwire iki? Icara tuvugane. Oya, kandi wavuze ko nta ndagiye. Yini icara nkubwire. Wavuze ko utanyizeye. Mfite icyo kuvuga. Sawa, urabona ngende umuntu watakaza igihe cy'ubusa kuri wowe. Mbo. Nawe uri umuntu mukuru. Sibyo? Kandi ibyo ndi kubaza bifite ishingiro. Ako ntaho narenze karuko nguko nyine. None se kuki udashobora kwemera ko umuntu ashobora kugukunda for nothing? Nabihakanye se. Ntabyemeye. Ntabwo uzongera kumbaza icyo kibazo. What's the proof? Ni iki cyabinyemeza? Asubwo wowe nta kintu ukureba mu maso ganje. Mbese tuvuge ibintu tubisubira ibindi. Umuntu ahangayikishwa nuko yishyura amadeni. Nako kazamo ariko ntaho nari narasobanukiwe. Gerageza ko nta byanshimisha byankora ku mutima. Sobanukiwe nurega ndi mu bigeragezo byinshi cyane. Bigerageza ariko bihuhora. Ku buryo hari umuntu ushobora gukoresha amafaranga ge akishyura ago madeni agakoresha ibyo bintu byose kugira ngo abone ng'imbabazi ngo zanje kandi ntazo neze kumuha. Imbabazi zawe ibyo wibitekerezaho cyane ahubwo ibyo byumbwiye kandi ndabyumvishije n'amatwi ganje. Basi so nabyemeye. Yego ndabyemeye. Urabyemeye ko nkunda? Sinigeze nanga gukunda. Uranabyemeye ko twazasangira? Nabyemeye. Hari ikintu sinahakanye. Umunyarwanda arivugiye ngo umwanzi aragapata byaye. Ese ni iyihe mpamvu utekereza ko uno mugani bawuciye bavuga gutyo? Ni ukubera yuko kuva umwana avutse umwana atera ibyishimo, ndetse no kuba atera ibyishimo si icyo gusa, iyo akuze agahabwa imico myiza n'imyitwarire myiza cyane, akenshi akunda kugoboka umuryango. Ni nayo mpamvu benshi cyane iyo babyaye ubona babibanezeza cyane, ariko wasanga umwana bananiranye abaye ikirara bikababaza cyane. Rimwe na rimwe iyo umubyeyi ari kure y'umwana wiwe, umwana we akagira ikibazo, bajya bakunda kuvuga ngo amabere akoze atonsa. Icyo kintu nimba waracyumvishije utekereze iki ko ibyo bintu babivuga? Ni ukubera yuko aho umwana ari hose konegisiyo iba ihari kandi ikomeye cyane. Umubyeyi umwe aranezerewe cyane bitewe n'uko umwana wiwe yamugobotse. Mbahaye ikaze muri iki kiganiro. Nk'ibisanzwe uri muziye ku ngumane naho ngo na bose gasegege. Reba neza niba warakoze subscribe maze nimba utarayikoze uyikore kugira ngo ukomeze ubane natwe mu biganiro bitandukanye. Inkunga yanyu ibikenewe cyane kandi tuba turi hano kubera mwebwe. Mudahari ntago twakora, nta nubwo twafata mikrofoni ngo tubashe kuvuga. Ubuzima twese tubamo tuwe twishimye bitewe n'umuryango. Iyo ufite umuryango unezerewe, uba uri mu gihugu kimeze neza gifite amahoro asendereye. Ni ukuvuga ngo iki? Ni ukuvuga ngo Inyambo akoze ikintu gikomeye cyane kinejeje umubyeyi wiwe, nubwo ari akantu gatoya cyane. We wabyumva ko ari akantu gato ukumva ko ari amafaranga make, ariko ni nka gatonyanga mu nyanja. Ni nkuko wajya mu kiyaga cyangwa mu nyanja cyangwa ku musenyi w'inyanja maze ukadaha igitiyo kimwe cy'umusenyi, ntacyo uba ukoze, nta n'icyo uwo musenyi uhungabanya wukuye. Cyangwa udashya ingunguru y'amazi mu kivu cyangwa mu nyanja cyangwa mu kiyaga cyangwa mu mugezi, n'ubundi ubona ko nta kintu bihinduyeho.
amafaranga mwambasohoye ni make cyane ukurikije amafaranga yakoreye. Ese nituvuga kuyakorera biraza kuba bisobanutse neza? Yego birasobanutse neza, kubera ko ari yashyize ubuzima bwe mu kangaratete bitewe n'umuntu bakuranye. Yego ari mubi, ari guhinduka umwana mwiza, ariko burya nk'uko yabyivugiye ngo kivamo ndikikuvamo, ubundi ni igiki? Ubundi ni ukuvuga ngo ingeso y'umuntu ipfa ari uko nawe yapfuye. Twanyambo umugabo yaratuye umuryango wabo, ariko ntabwo yatekereje yuko ngo uwabyaye yarabyaye intwari izamutabara igihe azaba ari mu bibazo. Nawe urebye n'umubyeyi yagujije amafaranga, nawe utekereza ari wowe yagujije maze ukayabura, maze umwana wibyariye akaza akagaragarira mu gihe, maze agakora ikindi abandi bantu batatekerezaga ko kiba, akakwishyurira amadeni yose waba ufite muri karitsiye barakugize urw'amenyo. Nta kindi wanezerwa cyane, wamugabira ibyo ufite byose bitewe n'uko ako kantu yabakoze kanejeje umutima wawe. Burya ngo ideni ni ikintu gikomeye cyane, riraryoha, ariko iyo bari kukwishyuza rirabiha, rirasharira, rirananigana. Etekereza ko umuntu yaba afite undi amafaranga maze agahindura inzira agaca mu gihuru. Urumva ibyo bintu ukuntu biba bimeze? Umuririmbyi umwe yararirimbye ngo ideni rigukura mu bagabo, maze amayira wanyuraga ukayahindura, ugahora igitutu ku mutima ukaba uhangayitse. Yego ibyo nibyo. Buriya uvuze ngo umwanzi yakahorana ideni, buriya nubona abagabo benshi bari kugenda mu nzira ukumva barimyoza, barivugisha, tuko baba yabasaze cyangwa bafite ibibazo cyo mu mutwe, ahubwo ni ukubera ko bashobora kuba batekereje ko ari umuntu uza kuza kubakumangira. Ifata urugero, bucya bakoza kukwishyuza amafaranga y'inzu utayafite, nta kindi ukora usibye ubwoba bwo kuzinduka, maze bakaza gusanga udahari, ukamara icyumweru udahari bitewe n'uko ufite ubwoba bw'uko bazaza kugukomangira cyangwa gusohora hanze. Icyo nicyo bita ideni. Ubundi ideni ku bwa kera byagiye bituma abantu benshi cyane bagurishwa. Nk'urugero Bibiliya igenda itanga ingero nyinshi cyane. Umugabo umwe yari afite amafaranga akora ibwami, ariko mu gihugu banzira ko abantu basengaga cyangwa abahanuzi bose bagomba kwicwa, maze afata abahanuzi bamwe abajyana mu buvumo. Amaze kubajyana mu buvumo akajya batungisha ibintu bye byose, biza gushira, atangira gufata amadeni. Yaje gupfa iryo deni atarisoje. Umunsi umwe uwo wamuhaye ideni aza kwishyuza araribura. Aje kuryishyuza yari afite abana babiri b'abahungu, maze uwo mugabo amubwira yuko nabura amafaranga yiwe yamuhaye abo bana azabajyana, maze bakajya kumukorera imyaka n'imyaniko amajana n'amajana kugira ngo bishyure iryo deni isi yagiye atishyuye. Uwo mumama umunsi umwe yicaye aho ngaho, haza umukozi w'Imana aramubwira ati ngaburira. Yanga abanza kubishidikanyaho, maze aramugaburira. Arangije aramubwira ngo mu mperezo zawe ntihazaburemo amavuta. Arangije aramubwira ngo mu nzu yawe ufite iki? Amusubiza ko afite uturanguzo tw'amavuta. Aramubwira ati genda utire ibintu byinshi, ibishoboka n'ibidashoboka, maze ubirunde mu nzu, maze ufate twa tuvuta ugende udusuka muri ibyo bintu. Maze umugore aragenda abikora gutyo, we n'abana be bikingirana mu nzu, bagenda babikora gutyo nk'uko yabibabwiye. Ntabyo byatinze, ahubwo icyahise gikurikiye nuko ibyo bintu byose byuzuye. Agurisha amavuta, akuraho ayo agomba kurya asigarana, maze yishyura ideni umugabo we yasigaranyemo. Ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo ni ineza. Iyo ukoze neza, ineza igusanga imbere, ariko iyo ukoze nabi nta kabuza ineza ntagiza, ahubwo inabi niyo igusanga. Uyu mumama nawe yagize neza mu buntu buto butakiranuka mu dutoya, yemera guhora udukeya yari afite mu nzu yiwe aduha umukozi w'Imana. Niko rero uyu mumama nawe bimugendeye cyangwa bizamugendera. Utekereze nawe, iyo ugize neza, umuntu ashobora kukubwira murakoze akigendera, ariko ku mutima wiwe akazahorana ikintu cyo kuvuga ngo umuntu yangiriye neza. Ibyo ndatekereza ko mubyumvishije. Ubumaneko ukomeye cyane ufite ibyaha bikomeye cyane wanese ahantu hatandukanye. Twamaze kumenya ko ari abakatiteri gusa, ariko ngo n'abayakuza yamaze kugerayo, nicyo tumaze kumenya. Abayakuza bo n'abantu babi cyane bo mu Buyapani, ni ibyihebe bikomeye cyane, na leta ubwabyo ibiha icyubahiro. Iyo uvuze abayakuza uhita wumva intambara za kera z'abayakuza, wumva abantu bakoresha ingota cyane, bacuruza ibiyobyabwenge, bacuruza abantu ibice by'imibiri, ndetse bakora ibikorwa byose bibi cyane b'Abayapani.
uyu Tasha yakoze ibintu byinshi cyane, yarishe, yagurishije abantu, acuruza ibiyobyabwenge, ndetse si ibyo gusa, ibyaha bikomeye cyane. ari umwe mu bantu leta ihiga, ariko yaje kugira ngo atabare umuvandimwe wiwe, amumenyere maneko wiwe, kumenya ko Tasha nta mikino agira, agomba kumufata agahita amukuramo amaso. Nicyo yo ntego yiwe, iyo ni nubwo Kiramani we yahindutse yumva nta muntu wamena amaraso. Uyu Tasha ni umugome cyane, n'umubona uramubona ku isura y'umwana mwiza, umubone mu butoya, ariko umutima w'ubugome wowo awurusha Satani. Bivuze ngo ni Satani imanukiye mu murwa, ni Satani igiye guhiga umuntu umwe uri kugambanira musaza wiwe, umwe ukumva afite akunda cyane, akesha ubuzima bwiwe. Bobo ufite ibibazo bikomeye cyane, ubu ngubu yamaze kwakira ubutumire bwo kujya muri ringi na se bagahatana amangumi, niba uza gutsindira urugamba. Uru rugamba Kiramani agiye kurwinjiramo ari umutoza wa Bobo, amutoze kurwana, kurashisha imbunda, amutoje cyangwa icyuma, ndetse amutoze kurwanisha inkoni, mucako ndetse n'ibindi byose muzi birwana, kurasa imyambi no kurasa imbunda ku bipimo biri hejuru cyane. Turabizi neza ko Kiramani ari udakinishwa, muri ibi bintu byose yari uwa mbere, nta muntu wigeze amuhagarara imbere mu gihe yari ari mu bikorwa bibi, ariko mu guhinduka ari kugenda abona impamvu nyinshi cyane zigomba kumusubizayo. Mu gihe azaba ari gutoza uyu Bobo, we wiyemeje kuba yakicana se wa Bobo, ariko Bobo akabona amahoro. Ibi bintu biraza kugenda ute Banyarwanda? Biraza kucura iki? Nahoze kera mbabwira ngo urukundo ndirugurwa, ariko bikomeje kubingora abahizi ko Nsabi hagurukiwe n'umugore mwiza umushaka w'ubushuti, kandi umushaka wo kugomba kubana, utanga amafaranga menshi kugira ngo urukundo rwiwe arushaka rugereho. Ariko Nsabi we yakomeje kumvuga yuko urukundo rutagurwa, kandi koko nibyo. Nsabi bitewe n'ibikomere afite bya nyambo, ntago atekereza ko n'uwo nguwo waza umuha amafaranga atazamusiga. Urumva ko ibintu bikomeye biri no gucanga Nsabi. Nyuma y'uko Devu yamwishyuzaga ibihumbi 10 maze bakamwishyura amadolari ibihumbi 10, nuyashyira mu manyarwanda araza asaga miliyoni 14 n'ibihumbi magana. Urumva n'amafaranga menshi cyane yishyuze. Ari nacyo Nsabi yavuze ngo nimba ari inkuru imwe ibihumbi 10 wakagombye gukuramo amafaranga yawe ukampereza yanjye, niyo yaba ari ideni ntabwo yakagombye kugira ku ibyo bihumbi. Mutekereza ko iki gikino Devu ari kuzanira Nsabi ari agakino keza? Uburyo Nsabi ikintu twamaze kumumenyeho nuko areba kure, akareba ibintu bifitiye inyungu n'ibitamufitiye inyungu, kandi kuko nubireba urasanga no mafaranga nta nyungu abifitemo. Ariko kubera yuko no mugura mukunda, burya icyo ukunda ndawakorera buri kimwe cyose kugira ngo mugereho, nuko Kiramani nawe yabonye umukobwa mwiza agakora buri kimwe cyose kugira ngo amugereho. Ariko ntabwo tubizi ko umutima wa Nsabi bazagira uwutsindira bitewe n'ibikomere afite, dore ko n'inshuti yiwe uri kumusaba kugira ngo bisubire mu kazi bakoraga maze akabyanga. Uyu Nsabi ni umuntu ukunda gufata ibyemezo bikakaye mu buzima bwe. Mu mafilimi yose wagiye umubonamo uzamusanga ari umuntu nubwo asekeje tumubona akavuga tugaseka, ariko ni umuntu ufata ibyemezo bikakaye cyane utagikurwa ku mugambi wiwe. Ubundi mu buzima busanzwe ntugatume ari umuntu uhindura ibitekerezo byawe, kuko yamaze guhindura ibitekerezo byawe ibintu wapangaga byose bivaho. Intego yawe ufite, baravuze ngo burya umuntu uvuga adafite icyo avuga aba ameze nk'umuntu uri kurasa adafite ahari kurasa tageti. Nsabi rero iteka ryose ahorana umugambi wo gukora kandi agakora cyane kugira ngo aziteze imbere. Mu buzima busanzwe tugiye kuvuga kuri Nsabi twavuga byinshi tugatinda. Ni umuntu wihirinze cyane kugira ngo agere kuri uruganda rwa sinema ahagaze ashikamye. Muramuzi cyane ahamagara nk'igihe yahamagaraga polisi ngo turiya tuntu ngo bahuhamo bazaduha umugore wiwe, cyangwa ngo ahamagara kuri MTN ngo bamwita ngo mwiza ngo amagafaranga kose kubukiriye akayobye bakamwoherereze. Muramuzi cyane, ni umuntu usetsa cyane, ariko iyo bigeze ku kintu cyo gufata imyanzuro imikino irarangira. Nsabi rero ni umuntu udakinishwa cyane. Mu nyuma y'uko George amaze iminsi arwaye, akazi karakiniwemo n'abantu batandukanye cyane byo gusuzugurana. Burya iyo ubonye abantu bari gukinira mu bintu kandi baravuze ngo usingira twishe ukabura na duke wari ufite, ni ukuvuga ngo uyu Akayobe ndetse n'uyu Cyocyuri bakagobye ko barakoze ibintu byiza cyane kugira ngo ubabasize mu nshingano basange barageze ku musaruro mwiza cyane. Uwakoze neza arahembwa, ariko utakoze neza baramugaya. Tuzi ko kera iyo abantu bajyaga ku rugamba wishe abantu benshi cyane baramugabiraga, ariko wabaye ikigwari bakoraga icyo bita kumushahura.
kumushahura babanzaga kumwambura ibyo afite byose maze barangiza bakamushahura. Sinzi ukuntu nasobanura kumushahura nimba uri kunyumva neza ikiganiro utacyumva. Ni ukuvuga ngo baramufataga bakamukata ubugabo. Icyo nicyo gihano baherezaga umuntu wabaye ikigwari ku rugamba. Nabo bagomba gutwirukanwa ndetse bakabambura. Sinzi icyo nababwira ko uyu mugabo Tayiga uwo wabugize uburakari bwo guhangana n'umwana wiwe, ariko burya icyo ari gukora nabwo ntagakizi, ari kwiremera umwanzi. Kandi buriya reka mbabwire, wagira abanzi benshi cyane baturuka mu bihugu bitandukanye no mu miryango itandukanye, ariko ntukagira umwanzi uturuka mu nzu yawe. Uwo nguwo kumurwanya biragora ko wamutsinda, kubera yuko abazi ibyawe byose, abazi intege nke zawe. Uyu mugabo nawe agiye guhura n'ibibazo cyane kuba agiye kurwana n'uri mu nzu yiwe, umwana yibyariye. Burya abana benshi cyane bazi intege za base, bazi aho base bacikira intege, bazi imbaraga za base kandi bazi byose. Ariko ababyeyi benshi ntabwo bazi intege nke z'abana babo, bababona bari aho gusa, bakababona barakaye, banishimye, ntibamenye intege nke zabo. Ni nuko nsoje iki kiganiro. Yari Muzehe Kongomani. Reba neza niba utarakoze subscribe uyikore kugira ngo tuzabane mu biganiro bitandukanye. Ndabakunda. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Ciao ciao.